oya uyu munsi rero ndagira ngo tuze kugaruka ku bahanuzi niyama abahanuzi bo kuri YouTube nongere bisubiremo byishimo niyamye abahanuzi bo kuri YouTube ndagira ngo abantu munkurikira mumfashe twiyama abahanuzi bo kuri YouTube umuntu kuza kuwa mbere kuri YouTube ngo Imana iramutumye kuwa kabiri ngo Imana iramutumye kuwa gatatu ngo Imana iramutumye kuwa kane ngo Imana iramutumye kuwa gatanu Imana iramutumye ibi bintu ni ugutuka umwuka wera ni icyaha nemeza yuko gishobora kuba muri bya byaha bidashobora kubabarirwa ibi bintu nongere mbisubiremo kugira ngo umuntu afate ikintu cyitwa guhanura akigire content ibi bintu ni icyaha gikomeye nta cano y'ubuhanuzi ikwiriye kubaho muri cano zose YouTube imanaginga none ubu ntago nabyuka mu gitondo nkavuga ngo Imana irambwiye nkashinga cano y'ubuhanuzi nkazanzana abahanuzi wabwirwa n'iki kwizongera kukubwira byose bibaho ntago Imana ihora ivuga no mu itorero bimika abadiyakoni bakimika abavuga butumwa bakimika abashumba ntabwo ndabona bimika abahanuzi kuko rega guhanura ni ikintu gishobora kuza rimwe mu isezerano rishya ntabwo guhanura bikiri impano y'abantu buri mu isezerano rya kera guhanura yari impano y'umuntu Imana yakwiheraga impano yo guhanura yego ukazarinda unayipfana kuko bari abahanuzi bose buriya ba Yesaya ba Yeremiya burya uhereye ku munsi baboneyeho impano bahagarara kwitwa abahanuzi ku munsi bapfiriyeho yego ni nayo mpamvu uzumva ngo n'abahanuzi b'abasaza ni umuntu wabaga nyine ibyo guhanura Samweli abo ngabo ni bari bashaje yes ariko mu isezerano rishya guhanura ni impano y'umwuka wera ni umwuka wera uzifi ni impano yakuye mu ijuru ku munsi wa Pantekote ubwo Imana yoherezaga umwuka wera umwuka wera yamanukanye izo mpano ukakuzaho rero noneho rero iyo umwuka wera afite ubutumwa akuye mu ijuru yego ashaka gushyikiriza abantu sibyo yego atoranya umuntu ari buze kubunyuzamo ubwo ni ukumuhangaho bya bintu umwuka wera yamuhanze yamara kubumushyikiriza ashobora kubumuha mu nzozi yego ashobora kubumuha amuhamagaye ashobora kubumuha amweretse ni amahitamo y'umwuka wera yego sibyo kandi izo mpano mbisubiremo yego ni impano zigomba kugirira umumaro abera nta torero riba kuri YouTube ibyo mubyumve neza ni impano zigomba kugirira umumaro abera ibi bintu bije vuba sibyo izi content z'ubuhanuzi zije vuba ni rivaje ni amarivaje ntabwo ibi bintu cano y'ubuhanuzi sina cano ubundi guhanura byakorwaga gute abantu b'Imana bahanuriraga mu materaniro abantu b'Imana bagahanurira muri groupe z'amasengesho abantu b'Imana bagahanurira mu butayu no mu buvumo no mu cyumba mu rugo muri byumba abantu bari gusengera mu masaro cyangwa se mu matarasi bashoje guhinga ari uburyo twajyaga turangiza guhinga saa 8 noneho tukicara tukavuga tutireka turirimbe dusezerane noneho cyane cyane ko nyine urukundo rw'abana b'Imana hari uburyo twajyaga tujya guha nk'imibyiza abantu twaba turi nk'abakristo 5-6 twamara gusoza ikivi saa 7 tukicara tukaririmba indirimbo twarabatuwe rwose n'umwami wacu Yesu Kristo twigishwa ijambo rye rizima mu mbaraga z'umwuka cyo dukomeze tujye imbere dushimira ihoraho kwa Yesu dufite ubutware turi abasirikare benshi twogeje mu maraso sibyo iyo twizeye ijambo rye ku musaraba haturuka tukaririmba twarangiza kuririmba ubwo mukuru niba ari umudiyakoni niba ari perezida wa korari umukuru agaterura isengesho asabira umugisha abari bari guhinga yaba gisoza gusenga haba hari ikimana ishaka kutubwira twumva umuntu aravuze ati pikire sante ki cyangwa aravuze cyangwa akavuga ati ndabonye cyangwa numvishije ijwi ubwo butumwa Imana ikabuduha ubutumwa bw'igihugu reka nkubwire
ndagira ngo mumfashe twirukane uyu mwanda. Nta n'isengero bagira, wajya no kumusura ngo munasenge. Reka ntiwanamubwira ngo uzaze mu rugo usengere, agukubita fagitire ugasanga bimeze nko kugura nk'igare cyangwa se nka pikipiki nka moto ya Sipiro. Gusanga ni nko kugura moto ya Sipiro, ukabona harimo ikirango, ugasanga ni nko kugura nk'umufuka w'umuceri, agapara k'amavuta n'ibindi bintu, ugasanga birahenze, biri kugutwara nk'R5,200. ukibaza ibyari byo. Ubundi abahanuzi, nta buhanuzi bikwiriye kugaragara kuri YouTube umuntu ngo azavuge ngo Imana iramutumye. Ubuhanuzi bugomba kugaragara mu nsengero, mu byumba by'amasengesho, mu masengesho y'amakorari, muri za nibature, mu rugo, ubuvumo bukibaho, mu mazi bikibaho. Abantu icyo kora bashobora kuba bagendana mu modoka, umwuka w'Imana akubwira ati mbwirire uyu muntu iki, ukakimubwira. Imana igutumye iyo yagutuma uwo ari we wese. Twabonye Imana ituma abantu ibwami bajyayo. Ninde Imana ituma kwa perezida se ntimucira inzira ngo ajye yose? Oyangaza kuri YouTube kumuvuga. Kuri YouTube ubuhanuzi nge ngomba kwemera. Ubuhanuzi ndagira ngo mbwira abantu bagomba kwemera kuri YouTube. N'ubu bukurikira. Ni umuntu uzaba ari mu rusengero agahanura, wenda i Nyarugenge cyangwa n'ahandi. Hakagira umuntu ugira gutya agafata telefone akabirekodinga, yarangiza kubw'inyungu ze akaza kwishakiramo views. Ubwo buhanuzi nzabwemera, ariko nabwo si ubwanjye, ni ubw'abo bantu bari mu rusengero. Nzemera ubuhanuzi bw'urusengero bakora amasengesho live. Tuzaba dukurikiye amateraniro, isaha yo guhanura nigera. Ariko nta n'isaha yo guhanura ibaho nyine, ariko ndavuga isaha y'Imana. Abavuga ko bagiye mu kirere, narababonye bari abararindagiye n'ibipfu byaho ngaho, ngo mu kanya ngo ngiye kujya ngo mu kirere ngo cyo guhanura, ngo mu kanya ngo isango y'ubuhanuzi zirageze. Ubwo n'ubuhanuzi bwa se n'ubwa nyina, n'ubw'abarangi, n'ubuhanuzi bw'imyuka baba baragiye bahabwa n'abapfumu n'izimbaga z'abakonikoni baporogaramu nyine, akabazi ko nyine ari buze guhanura, agakanda akavuze ati yavuze ikivugirizo, ubwo za mbaraga zigahita ziza agahanura. Cyangwa yavuga ati bariya ni abahanuzi bakorana n'indi. Nta saha yo guhanura ibaho mu rusengero. Mu rusengero habaho gahunda yateguwe n'abantu babyita litirijiya, akaba ari ukwakira abashyitsi, kuririmba kw'amakorari, igihe cyo gutanga amaturo, igihe cyo gusenga, igihe cyo gutanga ubuhamya, igihe cyo gusabira abarwayi, igihe cyo gukora ibiniri. Izo nizo gahunda zo mu rusengero no gusoza. Ni nayo mpamvu nta mushumba n'umwe ushobora guteganya isaha yo guhanura mu materaniro. Ntabwo wayiteganya se guhanura, wamenya birahanurwa nande? Nta saha y'ubuhanuzi ibaho kuri gahunda y'amateraniro. Ibi bintu ndagira ngo abantu badukurikira babyumve, abantu bere kubayobya. Kandi mwitonde murebe, aba bantu bose bari kuri social media ababayeho bitwa abahanuzi, bitwa ngo ni ba profeta, ababayeho n'abari bose bazagira iherezo ribi. Ntabwo ngiye mvuga amazina ngo murebe abantu. Ejo bundi muri covid muri 2020, 2019 bari abahanuzi hano ku mbuga nkoranyambaga buzuzwa ati nimwumva uko, ati ndabona, ati ndumvise. Ubu ni indaya, abandi babaye abasinzi, abandi bagiye mu ndirimbo biranga, abandi bajya kugira gute biranga. Sibyo kuko biriyerigana. Biriya ni ibintu bimeze nk'ibihunyo. Ibihunyo ntago bimara kabiri, ni ibintu iyo utabikoresheje umunsi umwe bihita birangira yemwe. Bihita birangira. Nge nzemera umuntu uzaba afite cano y'amasengesho, ndayemera cyane. Sibyo? Akararikira abantu kuza kumva ijambo ry'Imana no gusenga. Sibyo? Icyo kora n'abarira yivu afite abantu, akaba hanyuramo ubuhanuzi, afite abantu arimo kureba kuri Zoom cyangwa se bacatinga bazamura ibyifuzo, azabasengera. Namara kubasengera ashobora kuzahanura. Imana ishaka kuri, ariko bireba abari bari muri iyo live gusa. Igihe cyose uzajya kureba ibyo bintu weho
rayivu yavuyeho ntabwo ubwo muhanuzi azaba ari ubwawe, ikizaba ari icyawe ni amagambo y'Imana uzumvamo gusa. Abantu bakabuzana kuri YouTube akabishozinga none se YouTube sidahemba cyangwa itishyura yaza ku bya produit agatanga mega, ariko arega abantu nibavugisha ni content ariko ni business. Abantu babyumve n'abanadukurikira aho uri umenye yuko ugomba kutwumva uri no kuduteza imbere. Niba uri muri Amerika ugakurikira ikiganiro reka kinarangire, ntihacamo n'iyo publicité, uyireke iyo publicité ibe irangire kugira ngo mbone amamega, mbone n'isukari ntazanagusaba. Ibyo bantu babivugisha ukuri, ariko nanone nubwo ari business tugomba no guprofita abafite channel zivugabutumwa. Hari abagabo bafite channel zivugabutumwa rwose, Habyarimana Desire Agakiza TV ni channel yivugabutumwa inyuraho ijambo ry'Imana. Aya zabohoka nago birabyemera, sibyo? Inyuraho ijambo ry'Imana. Oya bira bintu byo kujya kure coding urusengero simbyemera, bira nabyo ni marketing, ni ukwamamaza. Niba nagumvisha uwabohoka se ko yabohotse nagumvishe ko yabohotse, yavuze ati ye ntago uzitwa mami wanjye undusha umwaka, ati wambyaye ute birashoboka. Nagumvishe ko yabohotse, ntabwo ibi bintu ari byo. Hari abantu, hari umusaza witwa Yakabumbye Stefano. Ubu ngubu ninde munyarwanda w'umunyamwuka kurusha Yakabumbye kuri channel ye ko atanyuza uhanuze buri munsi? Ndavuga Yakabumbye Stefano, abantu baramuzi. Afite channel yitwa Yakabumbye Stefano, mujye no kuyisura abantu mushaka kumva ijambo ry'Imana, mugende musacinga Yakabumbye mwumva ijambo ry'Imana, nta bindi binashyiraho. Ariko izi zacu ni televiziyo, izi zacu twebwe ni itangazamakuru, sibyo? Ntago turi mu iyo wunamye tugufotora nk'uwunamye, iyo wicaye tugufotora nk'uwicaye, iyo uhagaze tugufotora nk'uhagaze, kandi tukazanira abantu amafoto y'ukuri. Kanaka arahagaze nguyu yarari mu isoko, kanaka yarahenye arimo kuvoma nguyu, twanamubwiye tuti ambara neza aranga. Twebwe niko twebwe ni itangazamakuru. Ariko hari abantu bafite content z'ijambo ry'Imana, abafite content z'ubuhanuzi bazihagarike. Abo bona nubwo ushaka nta nubwo nshaka no kubumva, nta content y'ubuhanuzi kwiriye kubaho. Bashyiremo comedy cyangwa bashyiremo ibindi bintu by'ubuhamya. Ndemera ko abantu bajya baca kuri channel yawe batanga ubuhamya bw'ibyababayeho mu buzima bwabo, ibyo nta kibazo. Content y'ijambo ry'Imana ni nziza cyane, umuvuga butumwa kaza akabwiriza. None ubwo ushaka umushumba, none ubwo wa mwuka w'ubuhanuzi rwandaho, uyu munsi ukanzaho nkahanura, n'ejo ukanzaho nkahanura, ukangumaho ukagira gute? Wa mwuka wera w'ubuhanuzi ntabwo umwuka ibyo bintu mumanze munabisobanukiye. Guhanura ni impano y'umwuka, ni nayo mpamvu umuhanuzi w'ukuri iyo ari guhanura ntabwo abantu bumva bari kuvugana. Nta nubwo witwa umuhanuzi Emmanuel nk'uko bavuga ngo umuhanuzi Yeremiya, abantu baba bumva bavugana n'Imana. Iyo arangije guhanura abantu babika iby'Imana yababwiye, weho ugakomeza kwitwa Emmanuel, ugataha ukajya guhinga cyangwa gucuruza. Ntabwo nakomeza kwitwa prophet, ntabwo bibaho. Nta n'intebe ugomba gutererwa mu rusengero, kuko bayiguterereye umunsi ejo. Iyo dusenga umwuka wera hari igihe yajyaga aza ku bana bari ku biro bya ba nyina. Ndabyibuka umunsi umwe umwana yavuye ku biro bya nyina mu giterane cya paruwasi arimo konka w'imyaka 2. Aragenda asa yirukanka aravuga ati mwumve ko Uwiteka avuze, bahitamo mutega bita. Aravuga arangije yisubira konka ibe. None si uwo ngo ni umuhanuzi. Erega abantu babyumve nta muhanuzi uba. Mbona abantu ku mafitire yabo nkaba nitwa
profete ni intumwa niba hari uwamutumye oya profete ni umuhanuzi ariko ntabwo abaho ni ikintu yigize cyo ubundi kera ba Elisa bari abahanuzi umwuka wo guhanura umukambitsemo mwese kubeta ibyahindutse byarahindutse nyine Imana y'ubwayo yaraje ntabwo hakigomba kubaho abantu bategeka abandi cyangwa abandi bizereramo ubu twese tugomba sibyo ni nayo mpamvu umuntu wese ashobora kumva ijwi umwuka Imana rero iyo iri kumwe n'abantu bayo hari igihe ifite ubutumwa ikabwira abaririmbyi bakabutanga mu ndirimbo hari abantu buriya aba baririmbyi baririmba indirimbo za gospel ni abahanuzi kuko ziriya ndirimbo ziba zirimo ubutumwa ni abavugabutumwa ni abahanuzi ni abigisha sibyo ni abigisha niyo mpamvu Imana uyu munsi izagendera ubwoko bwayo mu nzozi sikubwira iti kora ibi ubirote uzumva ijwi rikuhamagaye kuza kubivuga kuri YouTube Imana yakubwiye ukabirota ikabikubwira nyine ndetse si ibyawe ngwino ariko nyine kuri YouTube ivayo ntago ngwino bicuruze sibyo nuko bicuruze rega Imana iba yakubwiye ibintu byawe ukarota mu nzozi Imana ikakugenderera kubera wenda ibibazo by'ubukode ufite ukabona urimo gusiza ukabona wujuje inzu ukabona urimutse ukabona umuntu araje arakubwira ati Imana igukuye mu bukode wava muri izo nzozi ugatera haleluya ati Imana imbwiye ko inkuye mu bukode none subaza kuri YouTube kubitubwira ngo tugufashe iki subaza kudusa uzaze yanzu warayibonye uvuga uti rero ni muhumure uhumuriza abantu bari mu bukode uko se si ukwigisha ubwo se si ubuhamya uvuga uti abantu buri mu bukode ni muhumure ndabyibuka nanjye ubukode bwigeze kunduma ariko ibintu bimeze nabi nza kurota ngendererwa n'Imana majije kurota mbona ibi n'ibi igihe kigeze ibyo narose birasohora ubu ndi mu nzu yanjye nushaka ushyireho n'amafoto unasimbuke unavuga uti Imana yarakoze ubwo ni ubutumwa sibyo kuko ubwo ni ubutumwa nge nemera ubutumwa ariko umuntu uza ngo Imana yambwiye ngo hagiye gutera indwara y'amacinya byose ibyo bintu ni ibya Minisiteri y'Ubuzima sibyo macinya ni indwara iterwa n'umwanda n'ibindi bibazo bishobora kuba nugira umwanda izagufata ibyo bintu ngo hagiye gutera ibyo bintu ni ibintu Imana yavugira ntabwo mvuga ko Imana itabivuga ariko Imana ntabwo ibivugira kuri YouTube kuko kuri YouTube nta kintu biri turi bubikoreho kuri YouTube byumva abasinzi byumva abajura byumva bicanyi byumva n'abantu batiyumvisha ukuntu macinyi iva ku Mana bashobora no guhita iyo macinyije bashobora no guhita banga Imana iyi Mana iteza amacinya turayanze tabeshya se ubaze nk'ubu muhanuzi hariho nk'umuhanuzi wagiye kuri cana sibyo akavuga ati Imana irambwiye ngo hazaba jenoside ikaba iyo Mana abanyarwanda bakongera kuyisenga Imana iteza jenoside ubwo abantu bakongera se kuyisenga sibyo ibintu nk'ibyo Imana yabivugiraga mu byumba by'amasengesho ukumva ngo hari noneho ikabwira abantu ngo basenge biveho ni ibintu biva kwa shitani ni ibitero biva kwa shitani Imana rero yo kubera ko ijisho ryayo rireba mu isi ikuzimu byose Imana ikabwira abantu bayo iti dore ikuzimu barimo gutegura inzara dore bari gutegura ikintu iki n'iki dore bari gutegura ibi kandi Imana yemera ko byose bibaho sibyo ubwo mbese kuza gukora content y'ubuhanuzi hano ubwo nawe ubaye bari ya content z'ubuhanuzi ntago nzemera kandi ndagira ngo mbwire n'abantu kugira we n'ubona uzamuhitana oya ni ibitero ndi kugenda ntegura byo kubagabaho nabo bategure bagabe ngo mukenyere nabo bakenyere turwane abantu bandi inyuma mu bitugu nibaze bamfashe twamagana abahanuzi kuri YouTube basigare mu nsengero basigare mu byumba by'amasengesho basigare mu ngo zabo badusure dusengane duhanure sibyo rega nanjye ndahanura
ariko niba narigeze no rega sinanavuze ko abantu zibanura kuri YouTube babana vangi yego sibyo ariko ni nko gucururiza ubuhanuzi, ni nko gucururiza inyama mu kabari sibyo mbisi zitari burushe, inyama ziba muri bushe, nuko wafata nko ufata busheri inyama mbisi ukayizana ugashyiramo n'akabari, cyo ni ibibazo bikomeye cyane, cyangwa ugashyiramo caguwa, abantu baje kugura busheri bakajya babonamo n'imyenda kavuga ati niriya pantaro, mu by'ukuri aba ari ipantaro. Ntabwo mvuze ko abantu baza bose baba, hari abantu baza n'ubuhanuzi bunari bwo bugasohora, ariko ahantu babuzana si ni muri busheri kandi bakazana imyambaro sibyo. Ni nk'uko wabona imyenda icuruzwa, inyama zicuruzwa, warangiza ahantu ucururiza imyenda ukashyira na firigo y'inyama, n'ibintu bitajyanye. Ni nk'uko waba ucuruza imyenda, amakositime, ugashyiramo n'icyayi n'amandazi n'amata, n'ibintu biba bitajyanye. Aha kuri YouTube iyi ni show, aha naha oya si n'amakuru gusa n'ibindi byose, ariko ubuhanuzi ni ikintu karite kigomba kuba kiri, ni ikintu kibera mu masengesho, mu materaniro, ahantu abantu begeranye n'Imana, Imana ikavugana nabo, bityo bintu abantu babyumva. Iyo ari ubuhanuzi bw'igihugu rero Imana yagutumye ku gihugu, ntabwo waza ngo ubwire imbaga nyamwinshi ngo Imana si gutuma ku gihugu ibintu by'igihugu. Oya reka mubwire ibintu by'igihugu. None se reka nze nkubaza, Bibiliya ivuga ko Yesu ubwo yajyaga mu ijuru asohokanye n'abigishwa be muri Yerusalemu, ibirenge bye bikava hasi, nta wundi muntu wamubonye, ni intumwa ze gusa zamubonye, zirararama, izo ni intumwa zamubonye. Ibicu bimaze kumukingiriza, marayika yarazibonekeye, amaze kuzibonekera arazibwira ngo uko mumubonye agenda niko azagaruka. Aho hari urujya n'uruza, Yerusalemu ni mu mujyi, hari agitivite, nta muntu wabonye ibyo bintu sibyo. Ariko abantu nyuma baje kubimenya, ariko igihe kigeze, ubutumwa bw'igihugu Imana ntabwo ibwira umuhanuzi ngo abuzane kuri YouTube abubwire n'abahinzi n'abaki. Ubutumwa bw'igihugu Imana ibunyuza mu banyamasengesho, kuko mu by'abanyamasengesho bahetse baba bahetse n'igihugu. Niba Imana ibwiye abanyamasengesho ngo igihugu kigiye gutegwa n'inzara, irabibwira abanyamasengesho kugira ngo basenge, kuko n'ubundi hari Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubucuruzi, mu nshingano bafitemo gahunda baruhiza, ingamba zo baba barazifashe. Ahubwo kugira ngo izo ngamba zigere ku ntego, Imana irabwira abanyamasengesho kugira ngo babasengere. Niba Imana igiye gutuma ku gihugu ku bijyanye n'uburezi, hari Minisiteri y'Uburezi, iyi ifite ingamba zo guteza imbere uburezi, ifite imihigo. Nturaza no kuri YouTube ngo bivuge ngo nta minisitiri mu Rwanda ushobora gupanga ibikorwa agendeye ku buhanuzi, nta mugaba w'ingabo ushobora kugaba ingabo mu Rwanda agendeye ku buhanuzi, nta muyobozi w'akarere ushobora kuyobora akarere ngo ashyireho agisheni plan y'akarere, ariko ngo aze ngo no kwita ku by'umuhanuzi yavuze. Ibyo bintu niba Imana izi ko bidashoboka, ntabwo yakwiga gutuma kubinyuza, ahubwo Imana ibinyuza mu masengesho. Noneho abanyamasengesho bo bagasenga, iyo basenze umwuka w'Imana udakumirwa, we yinjira mu mitwe no mu mitima y'abayobozi b'ibyiciro byose, urumva, akabasaba gukora ibiri mu murongo uzatuma igihugu kidahura n'ibibazo, kuko Imana iyobora amarangamutima y'abantu. Urabyumva neza? Imana ishobora gutuma Minisitiri w'Ubuhinzi atekereza cyane ku kintu cyo kuhira. Imana ishobora gutuma Minisitiri w'Uburezi atekereza ku kintu kijyanye n'iki.
imana ishobora gutuma perezida agira igenamigambi cyane akumva arashaka ko buri munyarwanda wese atunga imodoka cyangwa se atunga ibi sibyo ariko imana izaza kuri YouTube ngo ivuge ngo perezida ngo arasabwa guha ngo abanyarwanda bose imodoka, sibyo? Ntabwo ibyo bintu bishoboka, ahubwo imana izabinyuza mu masengesho. Noneho abanyamasengesho imana ibabwira iti musengere igihugu cyanyu, ubwiza buboneke ku bayobozi. noneho buri muturage wese ahabwa imodoka. Icyo gihe muzapfukama musengere, uzajya kumva umve perezida muri disikoro avuze ati ariko gusa perezida ntiyavuze ati ariko hari amagambo perezida yigeze kuvuga akomeye, kandi bujya mu bintu imana ikunda isuku cyane. Uzasome mu bitabo uzasome imana ikunda isuku kuko ni imana irera. Perezida aravuga ati ariko se noneho n'isuku tuzashaka abaterankunga bazaza kutwigisha isuku, gusa ubwo n'isuku iri mu Rwanda. Perezida aravuga ati ariko se tuba muri nyakatsi gute, sibyo? Naho tuzashaka hari abantu babaga muri nyakatsi basenze, imana yabwiye ati mbakuye muri nyakatsi. Nta bundi buryo imana yari kubakuramo, gukoresha abayobozi, kugenderera perezida yimitse ikamubwira iti rero nkurira abantu bawe muri nyakatsi. Perezida akaza ari muri iyo mudu akavuga ati ntimumbwire kandi ngo ntibishoboka, ntimuvuge ngo ntibishoboka, abantu bave muri nyakatsi 100%. Ntabwo dukeneye nyakatsi. Hari abantu nakomoka ku badayimoni kuko ayo ntiwayarwanya cyangwa y'amarogano, nayo ngo bayakora bakakuta ibisonga no ku kibuno, nayo perezida arayahanga, sivyo? Ariko amavunja y'umwanda ayo yarakiza. Abantu nibasenge, bahanurire mu byumba by'amasengesho, bahanurire muri za nibature, bahanurire mu materaniro, bahanurire mu byumba byabo, bahanurire mu masaro yabo. Abantu baba bagusuye ukabasengera, bahanurire abaje kuguhingira mugasenga, bahanurire. Ariko kuri YouTube ntago content muzajye muza gushima ibyo Imana yakoze, nta content yo guhanura ibaho.